Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube, tunejejwe no gukomeza kubagezaho ibiganiro. Noneho uyu mwanya ntusanzwe. Reka tubagezeho ikintu kikunda kurusha ibindi byose ku isi. Ibyo wamenye, ibyo wumvise, ibyo wabonye, ibyo uzi, ibyo utazi, ibyo wumvishije amatwi, ibyo mwahuye n'ibyo mutarahura. Ikintu kikunda kurusha ibindi byose ku isi ni urupfu. Niyo mpamvu n'umuntu nawe wikunda, nawe bamugereranya bakavuga ngo arikunda nk'urupfu. Imana idufashe. Ushime ko urupfu rwikunda. Iyo muhuye, iyo ruje kugutwara, inyungu zarwo iteka zihora ziri imbere. Ntiwarubwira ngo buretse kuntwara ndangije kwiga niyo nkibona akazi. Oya, iyo rwaje kugutwara, gahunda zarwo ziba ziri imbere. Ntiwarubwira ngo nabaye mu bukode igihe kirekire none nari nubatse inzu, reka nyiraremo iri joro. Ntirwemera. Inyungu z'urupfu nizo zihora ziri imbere y'iz'abandi, y'iz'ibintu byose. Ntiwarubwira ngo nari maze igihe ndara hasi, ngo none nari maze kubona igitanda reka nkirareho, ngo urupfu rwemere. Ntirwemera. Iyo ruje nta excuse, nta mpamvu. Inyungu z'urupfu iteka zihora ari prioritaire. Urupfu ntirujya inama, urupfu ntirubabarira, urupfu ntiruhindura. Iyo rwaje ruba rwaje. Ntabwo warubwira ngo subirayo uzagaruke, ngo urwereke impamvu. Ujya ubona umuntu akabaho mu bukene ntirumutware, yamara kubona ibyo kurya atangiye kurya rukaza rukamubwira ngo tugende. Nta mbabazi. Urupfu rurikunda. Urupfu rushyira imbere gahunda zarwo. Urupfu ntabwo rwumva uwundi muntu. Ariko Imana ishimwe yuko Kristo azaruhana, kubera ko inyungu zarwo iteka nizo rushyira imbere. Ntabwo rujya rwumva inyungu zacu. Ariko hari umunsi umwe Bibiliya ikatubwira ngo Kristo ngo azaruzana arutwereke, turubone, turucunaguze, turubaze ngo warupfuwe, urubori rwawe ruri hehe? Ihanganire inshuti yacu. Nicyo cyorezo kiri ku isi, kandi icyo cyorezo nicyo gitinyika, nicyo cyabuze urukingo, nicyo cyabuze aho umuntu agihungira. Uva ku mugabane ukennye wajya ku mugabane ukize ugasanga rurahari. Uva mu gihugu gikennye wajya mu gihugu gikize ugasanga rurahari. Ukava mu cyiciro cy'ubudehe cyo hasi wajya mu cyiciro cyo hejuru ugasanga hose rurahari. Rwashyizeho antene, rwashyizeho abakozi, ahantu hose ntaho waruhungira. Ariko hariho umunsi tuzagera ahantu rutageze iminara. Hariho umunsi tuzagera ahantu urupfu rutagirira uburenganzira. Hariho umunsi tuzambuka tukagera ahantu urupfu rudashobora kugeza ubushobozi. Aho nta handi ni mu ijuru. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.